ufite uburyo ushaka gukoza iyo mboro yawe yari ngufiya cyangwa inanutse. Hari abantu bakunda kugira akaboro gatoya kagufi kareshya ntabwo kareshya n'iki nta kintu ufite nakagererana nena. Hari abantu bavuga ati akaboro karananutse kameze nk'akirda. Hoya, ufite uburyo ushaka gukora umuti imboro yawe ikabyibuha, ugakora umuti imboro yawe ikabyibuha ikaba ndende ikaba nziza cyane ku buryo uri buyishiremo umugore akavuga ati kweri iyi niyo mboro. Ugenda umasa imboro umugabo wawe imasa ukuntu neza, uyimasa uko ugenda uyimasa buri munsi bituma imboro yawe iba nini. Hi bashuti bange, nagarutse muraho bakunzi ba Yawe TV. Nagarutse kuza kubanezeza nshuti zanjye, bakobwa, abasore, abagabo. Ndagarutse none nje gutwika, naje neno manangeje kubanezeza cyane. Ndakeka ko mukomeje gukurikirana kino kiganiro cyanjye, ndakeka kirabafasha. Mukomeze mugikurikirana, mukore like na subscribe sorry none reka mbabyire nshuti zanjye. Ubu naje kubaha kuri topic babagabo birirwa bitinya ngo ufite akaboro gatoya, ufite imboro yanze gukura, agagenda kugura ibinini. Ngarutse kubagira icyo wakora niyo mboro yawe igakura, kandi udakoresheje bya binini bajya banywa ngo kugira ngo ikure ngo bagire imishyuwe. Bya binini burya bijyana ingaruka mu bagabo muri kunyumva. Bagabo, bagore, bakobwa, basore muri kumva, cyane ndavuga ku bagabo n'abasore bari kunyumva. Hari abagore bashobora kuvuga ati nzakora iki imboro yanjye ikure, nzakora iki? Akagenda akagura ibinini kuri farumasi. Bya binini bigira n'ingaruka. Bya binini buriya bigira ingaruka iyo binyweye, bimera nka drogue, ntabwo ushobora gushyuka utakinyweye. Ufite uburyo ushaka gukoza iyo mboro yawe yari ngufiya cyangwa inanutse. Hari abantu bakunda kugira akaboro gatoya kagufi kareshya ntabwo kareshya n'iki nta kintu ufite nakagererana nena. Hari abantu bavuga ati akaboro karananutse kameze nk'akirda. Hoya, ufite uburyo ushaka gukora umuti imboro yawe ikabyibuha, ugakora umuti imboro yawe ikabyibuha ikaba ndende ikaba nziza cyane ku buryo uri buyishiremo umugore akavuga ati kweri iyi niyo mboro. Cyambere umugabo uri kunyumva, abagabo bakiri muri analogue za kera batazi kuvuga ati reka tugere gusiramuza imboro. Uriya ni ya mboro idasiramu ntabwo biba nziza. Ndeka mbigishe mwabagabo. Uriya ni imboro kugera inakure. Buriya iyo wagiye no kwikata kari ruhu kayisiramura, rusha nabyo bishaka gutuma bifasha. Ushaka kwisiramura nubwo ubona no kuno ushaka no kwikora massage, ko ntabwo wagenda gukora massage imboro idasiramuye. Mu bagabo kiri muri cyagiye cyakira mu nyumve, abagabo bagifite umubiri hari hasi mu nyumve, mugenda gusiramuza izo mboro zanyu. Hari n'abagore badakunda imboro zidasiramuye, kwaza yigwanze imboro idasiramuye nabyo nta nubwo sinze. Usuza igivuye umugore wanjye sigaye nci inyuma ngo biki n'uriya nimba ufite imboro idasiramuye. Niyo mpamvu umugore wawe aguca inyuma. Uri imboro yo wayisiramuye, bamaze kwisiramura bakayiha ikafite umubyimba nyine ugaragara. Uyunda iyo ari ngufiya ushobora gufata wa mugore uri kunyumva, ushobora gufata ukuntu umugabo ashobora kuva muri douche, yagiye muri douche wajya kumwuhagira, kwa kundi kumwuhagira ukagenda wikora gutya, ukikoraho imasa, ukayimasa imboro y'umugabo wawe, ukayimasa ikakura. Uko ugenda uyimasa buri munsi irakura ikaba nini kandi ikabyibuha. Kandi reka mvuge ku bagabo, hari abagabo bashaka kwitinya manange karo kaboro kanjye kagufi. Uyu kwitinya mugabo wigenda kugura bya binini ntacyo. Buriya binini uretse kugushiramo kugushiramo ibintu byo kuvuga ati ni drogue, utabibonye ngo ntago washyuka, utabikoresha ntago abona imbaraga zo kuronka umugore wawe ngo witinya ngo imboro nuko ari ngufi. Umugore uri kunyumva, mugabo wawe afite imboro ngufiya, katuvuge ko ari ngufi, ni kagufi ariko kabyibushye. Ushobora ukuntu ujya bagabo, hari abagabo witinya. Hoya, ndagiye gusha. Hoya, nimba ufite nisika kujya mu mugore avashe no kumasa ya mboro inakure inabyibuhe.
gira umugore wawe wa mugore uko nyumva umugabo wawe nimba ubona ko atangiye kugira isuku nkeya ku imboro ye mubwire yavuye muri dushe yahoze agarame hariya hari akantu bita gilette cyangwa abantu b'abasiri bakoresha twa tumashini dutoya wanze umwogoshe numara kumwogosha uko ugenda umwogosha uhakura koma byawe uyikarisa ya mboro uyimasa ukayimasa hari amavuta yabugenewe ubusizagaruka zabereka na amavuta ushaka kuyisiga ukayimasa uko ugenda usiga ayo mavuta igenda ikura ntabwo ari ngombwa umugabo nk'ibinini binini drogue hari amavuta yabugenewe ugenda uyimasa ukayimasisha yamboro kandi uko uri kugenda wabanje kumwogosha umugabo wawe umugabo uri kunyumva ntuzatinye umugabo wawe ntabwo yakogosha gute satakogosha umugabo atakogosha sumuba muziranye fata garamari yakogoshe namara kogosha umugore uri kunyumva fata nimba nabaye amavuta arifata akantu k'agakoto koroshye kuno ugenda umasa imboro y'umugabo wawe imasa kuno neza uyimasa uko ugenda uyimasa buri munsi bituma imboro iba nini umugabo ntagende kwitabaza bya binini byo hariya byo hanze oya ni bya binini ni bibi bagabo uri kumva bagabo shuti zanjye nkunda bya binini ntabwo nyine nta nugwaza kundongura ngo baze kunywa bya binini kiretse bimwe ntari kureba bya binini munye uri gukora kubera ibinini ntabwo biba ari ubushobozi bwawe kandi uko uba witinya uvuga ati none umugore njya kumurongora kuvuga ati mama nk'iki kintu kingana nkanjye kunungana ninjya kumurongora akabaro kanje karajyamo reka nkwe ibinini bigiye kure ngira icyo itinyuka vuga sheri nubwo aje ngiye kubikora ariko mfite akaboro gato kagufi umugore nimbazi ndi mugore ko namaze kumenya ubyasha kwimasa azagenda akora abimase buri ko mugenda mumenyerana imasa izagenda ikura kandi izamera kandi imboro zose ziraryoha cyetse imboro idasiramuye abagabo ari kunyumva mbabyiza ukuri mujye nimba ugifite imboro idasiramuye ubwo kubihiriza umugore wawe banza usiramuye imboro yawe abantu usizi bicizemo ngo usizi ngo ntago wakata umubiri ngo hajya babyita ngo iki ntago ushaka gukata umubiri ngo ni cyaha gukata umubiri uwo ni umwanda ntago ari cyaha gukata umubiri uwo iyo udasiramuye n'indwara nyinshi iyo mboro idasiramuye iba iningwa ushobora kwandura indwara nyinshi amafection bya mitezi kwa kwimbora cyane akimbora isiramura yize uzi kuntu bimeze nene ikazi ifite impeta hejuru kibyinde wakima umugore yayimashije yabaye nziza yabaye nini wallahi n'umugore bimushizemo mbabyiza kuri bashuti zanjye yimushizemo umugore araryoherwa kuko bawaye umugore wabayimashije kuntu mu masimboro y'umugabo sizi hari gihe nzazana urugero rw'igiti kuno nk'icyo buryo ugenda yimasamo umugore w'umugabo kikaba kinini kubyo nari wigishiremo kikagenda yigigagiga mu gituba cyawe n'ubwo waba ufite ibase kuyo wayimashije ikagenda yigigagiga ikatuma muryoherwa mwese none hari umugabo ushaka kuvuga ati cyakabaro kanjye gatoya none katoya n'agasina kamega na kirda gutese hoya mbyiro itinyuka mugabo uri kunyumva tinyuka umubyeyi ariko sheri una umugore gute se utabyirebera mugore genda nimba mukikundana mukiri mu busore mtamwabana genda ukoreho umenye ko uzayikunda uko nimba hari konsumye ngo hari abantu mwiki ntago abantu bakibana ngo bakiri isuki baratanze avance mucyo cya avance nubwo ugenda ugasuzuma imboro y'umugabo wawe kuningana kugira ngo umenye icyo wamukorera kugeza gushimishe mwamaze kubana ntuzagenda kumuca inyuma uragenda uraza uko bakundi mu gihe kuvuga ati bagiye kumusura muri ghetto nutinye n'umutinye uvuga ati hoya ko muba muri gahunda zo kuzabana n'umutinye uko kundi kuri mukagenda ukatumenya urugero irimo utumenya ko ari ntoya utumenya ko ari ngufiya utumenya ko ari kibyibushye cyane utumenya ko uzamwakira utazamugenda kumuca inyuma ugatumenya n'ikintu abuze kugira ngo nimba ari ntoya utumenya ikintu abuze ugomba gukora kugira binini nimba ari inanutse utumenya icyo ugomba gukora kugira ngo izabyibuhe buri ikintu cya mbere kibyibushye imboro no kwimasa imboro umugabo wa buri munsi mubyesheje uvuye afiye koga reka nkore isuku uko akundi kumwogosha ukafata ya mavuta yabugenewe ukasigaho ukagenda uyimasa neza imasa nakagasu uyimasa n'intoki igenda yaguka ikamera nini ikintu ngo byitwa mugabo ufite akabaro gato
nawe umugore ufite umugabo ufite imboro ntoya ntuzagende kumucinya nuko umugabo wawe ngo afite imboro ntoya. Oya, ikintu ngo byira umugabo wawe avuye koga kangwigisha umuti nk'ibiri rindi banga ashaka kuza iyo mboro umugabo wawe ntizatume ngo ugenda ku bibogari urabona umugabo wa midefti imboro yamboro yanguyemo kandi ufite umugabo wawe. Oya, kangwibire banga mukobwa ari kunyumva. Umugabo avuye koga ugiye kumukora isuku yo hasi, fata ya mboro y'umugabo wawe umubyete umugabo tandaraza neza cyangwa agarame ubanze uyikarese ibanze ihagarare ko nagwa amasi imboro idahagaze, banze ikarese hagarare. Hanyuma mara kwikaresa yahagaze neza uyikarese uyimanura uzamura uhere ku mabya imana uzamura. Nyuma y'amezi 2 uzamara solution uzagaruka umakomete uvuga ati wa muti waratwitse cyane bisigara uburyohe. None na wa mugore wa mugabo witinya nukitinya ngo ujye kunywa neza hajya bagitaje iki bya bininira nabyibagiwe ariko nibyibuka zabibabyira bya binini babira ngo zizi babaguze kuri pharmacy kugira ngo ngabashe kugira ngo ibe nini ashyukwe ibene. Oya, icyo binini drogue wa mugabo uri kunyumva iyo bimenyereye iyo bimaze kubamo drogue ntago warongora utabifite, ntago warongora utabifite. Kwanza kenshi nabonye hararagabo ntarigeze ngeze kubura n'umugabo ubikoresha hanyuma nta no kwakurangiza pe hanyuma unarongora umugore akakuruha kuko babakoresheje ibinini ariko ari naturel yawe, ari naturel yawe. Umugore akumasiye kwa kundi ndi kumubyira ikaba ari naturel uramurongora kandi bikagenda neza kandi ubane kandi ukagira imboro y'indyoshye nindi byibushye. Harabagabo bakunda kubyira abakobwa cyajyambye ati neno fit unsigaye nkundana no mutipe mananje afite akaboro wajya ngo ni kirda kiri nakoze namusetse ko nge mba mbizi nahise mubyeti wa mukobwa we ntuzo ntakoseka umugabo wawe ngo afite akaboro kangana na kirda. Ese mubyeti wowe nase mubyeti kurabigeze by'utinyuko byeshe ndashaka kogosha umwogosho yikaresa nyuma kubeza imase izamuri maze nyuma uko zikumuzambya yabikoze yashambye ati uziko bya bintu wambyiye ari ukuri. Urumva iyo nama mbari kubagirana uno sinakugira inama ngo mbyire umugabo wawe ngo sizi ngo ntambye ati yanditishanje kuzari mu cyangwa ibinini ntambye ati hoya ibya binini ntago ari byiza. Ntabwo ramwigisha uburyo ashaka kwimasa ayizamura ikaba nini kandi ikaba neza ikamuryohera nimba mukunda. Ati ragenda ajajace inyuma sinagiye gushaka umugabo ufite imboro nini ufite imboro ufite umutwe munini umubyimba munini ufite wambaye impeta. Oya, umugabo wawe niba afite imboro ntoya inanutse imase ibyiwe kandi ibi no kwima no gukura kw'imboro ko umugabo bitega n'ibyo baba bamugaburiye. Ntuzambye se gute umugabo azataha mugaburire sizi bamugaburiye ibijumba ibyimbo. Hoya ikamabye buriya umugabo wawe kangu n'umuti nibanga ryambere bituma n'umugabo agira n'amasoro yagubyibuha nawe ikabyibuha n'imboro ikabyibuha. Umugabo wawe amukobwa uri kunyumva nimba uziko mubana afite akaboro gato kandi kabagira n'amasoro maceya fata take umugabo wawe buriya mu bijyo byose uzajye mutegurira ushaka kumutegurira ushaka kuvuga ati umugabo nyaratashye nimugoroba wenda ukamutegura ubunyobwa hariya hafi butakaranze agahora hekinya ku bindyo uzabafite uzajye mutegura ubunyobwa bubisi ujye abuhekenye. Buriya n'imboro umugabo kugikure neza bitegwa n'ibyo bamugaburiye. Ubugute se uzataha umugabo ntiwamugaburiye neza ntamuhaye ufata mu bijyo nge kwibiribanga bituma no umugabo wagira amasoro imeza byibushye nawe yagutuma ugira sante nziza. Mu bijyo muzagutegura umugabo wawe mutegura ubunyobwa bubisi ajya buhekenya cyangwa se n'ubumva ko atahebye ubunyobwa bubisi ugenda ubugure bwiza ubwisekurire n'ubukarange ubwisekurire ubutogo niba ari inyama yari ushaka guteka kuko ari sosi yo gutuma bikora umuti y'amasoro neza cyangwa n'abagibushe n'yambura ibyo nimba ari inyama ugure za nyama usitogoshe mu bwa bunyobwa ukatema ubitogose rushe munini umwumbwa wawe huti nino ufate imyumbati ino myumbati abantu bavuga ati imyumbati ndagutwaye. Oya shaka gufata imyumbati ukayirapa kundu
jori karapa ikaba nk'ifu ukamuha umugabo wawe wenda ukavangamo ushobora kuvuga ati reka mvangemo n'agasukari kugira ngo ibyo akaba yihekenya biriya myumbati nayo ikora umuti ituma imboro y'umugabo ishaka kuzana amasoro meza ikabyibuha. Hanyuma reka ngo byira umukobwa uri kunyumva sizi umugabo wanjye afite akaboro gato. Oya umugabo agugira akaboro gato gute? Ubu uri ugiye mazi imboro y'umugabo wawe buri munsi yagira akaboro gato urwitwaza sinzi ngo nacimye umugabo wanjye ntabwo ndyohereza ko akaboro afite kameze nk'agashinge ni gatoya. Aho ya ni bwitwazo mureke unaje kukwigisha ujye umasimboro y'umugabo wawe kure ibe nini. Uzagenda kumuca inyuma ngusuze imboro yabaye no imboro y'umugabo ugomba kumubwira ati shiri wavuye koga ndaje gukora n'isuku yo hasi ukayikora yasuku ukayikarasa yamboro yamara guhagarara ukayimasa urayizamura ukayimanura ebano kugenda uzamura gucyo imanura igenda ikaba nini ikabyibo ikamira uko bishaka. Uko uri kunyumva mugore kunyumva washatse urugo wa mugabo we ntuzitinye umugore nazaze kugukorera massage utinye uzajya uba open ku mugore wawe ube open bure na zituma hari abagabo bitinya cyane akaga kuba open ku umugore kubye ako abagabo barahari bitinya cyane akanga kuba open ku umugore wawe nimba ashaka gukora isuku ba open wisanzura ku mugore wawe ko aba ari uwawe ntabwo aba ari uw'abana. Iyo utisaze ku mugore wawe akabona bamwisanzura bakora icyo bashaka arigendera. Wa mugore uri kunyumva nawe umugabo uri kunyumva ndakekeza inama zanjye nugenda ukazikurikiza ukakurikiza nguko nakubye uburyo gushobora kumasima imboro y'umugabo wawe ari ntoya ari ngufiya kuko ariko n'abagabo mukiri muri viziyo ya kera mutari mwisilamuza mujye mwisilamuza kuko ndakubyiza ukuri nutisilamuza umugore azaguca inyuma ko n'umwanda ugute ntabwo bishoboka ntabwo bibaho nk'iki gihe tugeze ko nta mugabo gifite imboro idasiramu ifite ubwo nawe byari gutekereza ko ntabwo yaba ari kwishakira ibibazo ko imboro zidasiramu zizana n'ibigwara byinshi ashaka kwandura ibigwara byinshi nakanduza n'umugore we yure imboro wayisilamuye n'umugore nubwo ari ngufiya umugore akayimasa kwa kuri namubyiye irabyibuha ikaba nini. Bakunzi banjye ndabashimira cyane mu nkurikiranye nizeye ko wa mugore wari ufite ikibazo cy'uko umugabo wawe afite iboro ntoya ndakeka yuko wamenye icyo uzajya gukorera umugabo wawe. nawe umugabo uri kwitinya ntuzatinye umugore wawe ashaka gukorera massage ko iba nziza cyane kandi biriya binini ntabwo kubwiye ati ntuzajya ubikoresha rwose ngugira inama mugabo uri kunyumva ntuzagikoresha biriya binini ko ni drogue bishaka kwica mu bwonko utashika utabibonye biriya binini pe. kandi murakoze cyane inshuti zanjye mwari gukurikira channel yawe TV ndabakunda cyane ndashaka ibitekerezo byanyu ndashaka kora like and comment and subscribe kuri channel yanjye kandi mumbare mu ibitekerezo byanyu ndabishaka cyane mu ntabwo murabyumva pe. Murakoze ciao.